So sad bakunzi ba channel Isinyasi TV, turabashoje kandi tubasaba kugira ngo mukomeze mube hafi ya channel yanyu Isinyasi TV, mukomeza gukora share ndetse na subscribe, mukaba muri kumwe n'umunyamakuru wanyu MK. Uyu munsi rero tukaba turagira ngo tubagezeho inkuru ibabaje kandi iteye agahinda. Ntabwo byoroshye ko yakwira mu mutwe. Tukaba turaha rero ngo tubamenyeshe urupfu rw'umuhanzi, inshuti y'urubyiruko, umuhanzi ukomeye, umuhanzi rwose wakoraga indirimbo z'akataraboneka, Tuyishime Joshua, wamenyekanye ku izina rya Jay Polly. Bimwe rero mu byo umunyamakuru wanyu yabakusanyirije cyangwa yabateguriye kuri iyi nkuru, akaba ari byo tugiye gusangira muri aka kanya. Umuhanzi Tuyishime Joshua wabaye rurangiranwa ku mazina ya Jay Polly yavukiye i Gikondo, umujyi wa Kigali, tariki ya 5 Nyakanga umwaka wa 1988. Akaba mu bwana bwe yararanzwe no kuba atarakundaga ishuri. Akaba yari umwe muri babana bajyaga ku ishuri kubera igitsure cy'ababyeyi, ahubwo akaba yarikundiraga amafilime na cartoon. Jay Polly rero wari ugize imyaka 33, akaba yarafunzwe mu kwezi kwa kane uyu mwaka akekwaho gukoresha ibiyobyabwenge. Yarakiburana ategereje gusubira mu rukiko tariki ya 2 z'ukwa 12 uyu mwaka. Kuwa 2 rero z'ukwa 9 2021 mu rukerera ahagana saa 12:50 nibwo ku binyamakuru bitandukanye hatangiye gucicikana inkuru z'uko umuhanzi Jay Polly yitabye Imana. Abantu batandukanye ntabwo babashije kwiyumvisha iby'urwo rupfu, nta n'ubwo rwose bamwe byabashije gukwira mu mitwe yabo. Bakomeje kugira ngo ni bya bindi abantu bagenda bavuga kinga bandika fake news kuri za social media n'ahandi hatandukanye. Ntibyatinze rero kuko nyuma ya saa 6:27 kuri Twitter y'ikigo cya RCS hashyizweho n'ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imfungwa n'abagororwa itangazo rigenewe abanyamakuru ryagiraga riti: Kigali kuwa 2 Nzeri 2021, urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa RCS ruramenyesha ko Tuyishime Joshua Jay Polly yitabye Imana uyu munsi mu rukerera ahagana saa 10:10. Itangazo rikomeza rivuga ko Tuyishime Joshua wari ufungiye muri gereza ya Nyarugenge mu murenge wa Mageragere aho yarafungiye mu murenge wa Mageragere aho yarakurikiranyweho ibyaha bitandukanye. Yaraye ajyanywe mu ivuriro ry'iyo gereza ahagana saa 12 z'umugoroba aho yahise yitabwaho n'abaganga. Bimaze kugaragara ko akomeje kuremba, yaje kujyanwa mu bitaro bya Muhima aho yakomeje kwitabwaho n'abaganga, ariko bikaza kurangira yitabye Imana. Itangazo rikomeza rivuga ko amakuru y'ibanze yagaragaye ari uko Jay Polly na bagenzi be babiri ari bo Harerimana Gilbert n'Iyamuremye Jean Clement basangiye uruvange rwa alcohol yifashishwaga n'imfungwa cyangwa se abagororwa biyogoshesha amazi n'isukari byavanzwe nabo ubwabo. Rigakomeza rivuga ko urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB hamwe na Rwanda Forensic Laboratory batangiye iperereza ryimbitse
kugira ngo hamenyekane icyateye urupfu rwe, bakagaragaza ko amakuru arambuye azagezwa ku itangazamakuru iperereza rirangiye. Itangazo rigasozwa habaho kwihanganisha umuryango n'inshuti n'abavandimwe ba Tuyishime Joshua. Iryo tangazo kandi rikaba ryasinywe n'umuyobozi wa RCA ariwe SCP Perry Uwera Gakwaya Beske Rwanda. Ni ukuri biragoye kwiyumvisha ibi bintu, ariko nta kundi, kubera ko hamaze gutangwa icyemezo cya nyuma gitanzwe n'urwego rwari rufite Tuyishime Joshua. Bimwe mu bigwi by'uyu muhanzi wari icyamamare ku butaka bw'u Rwanda no ku rwego mpuzamahanga, hakaba hari ibigwi yari afite mu bijyanye n'ubuhanzi bw'indirimbo, hakaba hari n'urwego rw'ibihembo yagiye ahabwa n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ariko uyu munsi tukaza kwibanda ku ndirimbo, nubwo tutaza kugira byinshi cyane tuzivugaho, ariko twaza kuvuga zimwe mu ndirimbo yaba yararirimbye n'izindi yaba yaragizemo uruhare. Aha hakabaho ku mwanya mbere tuvuga dushyira haza indirimbo yitwa Nyirizina. Ku mwanya wa kabiri hakaza indirimbo Bipapare. Ku mwanya wa gatatu hakaza indirimbo Deux fois deux. Ku mwanya wa kane hakaza indirimbo Akanyarira Jisho. Ku mwanya wa gatanu haza indirimbo Kwicuma. Ku mwanya wa gatandatu hakaza Umupfumuzwi. Ku mwanya wa karindwi hakaza indirimbo Ndacyariho. Ku mwanya wa munani hakaza indirimbo Mwamuganje. Ku mwanya wa 9 hakaza indirimbo yitwa Njye Nabo. Ku mwanya wa 10 hakaza indirimbo Usumba Nzika. Ku mwanya wa 11 twashyize indirimbo Umucakara w'Ikaramu. Ku mwanya wa 12 twashyize indirimbo You and I. Ku mwanya wa 13 hari indirimbo Icyizere. Ku mwanya wa 14 hari indirimbo Inshuti Nyazo. Ku mwanya wa 15 twashyize indirimbo Niyibizi. Ku mwanya wa 16 twashyize indirimbo Celibatere. Ku mwanya wa 17 twashyira indirimbo Twubatse Ahakomeye. Ku mwanya wa 18 ari naho twashyize indirimbo ya nyuma twashyize kuri uru rutonde, nubwo atari izo ndirimbo zonyine za Joshua, yitwa Umusaraba wa Yeshua. Iyi ndirimbo rero akaba ari indirimbo igaragaza neza uwo Joshua yari we. Akaba yari umugabo uzi gukora cyane, akaba yari umugabo kandi uzi guca bugufi ndetse no kwemera intege nke za muntu. Ibyo kandi byatumaga Joshua J. Paul aba umuntu udasanzwe. Urugero, namwe mu magambo yakoresheje ubwo yarabajijwe n'umunyamakuru icyatumye akubita umugore we akamukura amenyo, dore ko Joshua atari umumarayika ahubwo yari umuntu, yabashaga kuba yakosa ariko agaca bugufi agasaba imbabazi. Aho rero yagize ati, abantu mwese mu nyumva kuri Kate Radio, ariyo yatangaga ikiganiro, yasubije agira ati, njye sindi mubi ahubwo umwanzi Satani yaranteye iwanjye mu rugo atuma ntumvikana n'umugore wanjye. Ibyo rero akaba ari ibigwi umuhanzi Joshua J. Paul yari yihariye ku bwa ziriya ndirimbo z'urunyurane yakoze
akabasha kuzigaragaramo kandi akabasha kuzisangiza ku buryo zashimishaga abantu benshi mu buryo butandukanye. Jay Polly rero kubw'iyo mpano y'ubuhanzi akaba byaregukanye n'ibikombe bitandukanye, aho twibanze cyane ku gikombe yegukanye cya Primus Guma Guma season ya 4 yabonye ku itariki 30 z'ukwezi kwa munani 2014. Icyo gihe umuhanzi Jay Polly akaba yarahanganye bikomeye n'ibyamamare mu muziki byino mu Rwanda, bityo muri ayo marushanwa hakaba haratanzwe ibihembo ku baririmbyi cyangwa abahanzi babashije kwegukana cyangwa kugira insinzi z'imyanya yari yagenwe kuri finali. Ku mwanya wa 4 rero hakaba haratanzwe igihembo cyahawe umuhanzi Christopher wari wegukanye uwo mwanya. Ku mwanya wa 3 igihembo kikaba cyarashyikirijwe Bruce Melody, akaba yarahawe igihembo cy'agaciro ka miliyoni 7. Ku mwanya wa 2 rero igihembo cyashyikirijwe itsinda ry'abahanzi nabo ariko batavugirwamo kuko ari bamwe mu bahanzi bakomeye, akaba iryo tsinda nta rindi ari Dream Boys. Ku mwanya wa 1 rero akaba ari nta wundi, akaba ari Rurangiranwa, umuhanzi w'icyamamare wakoze indirimbo zidasanzwe agakora n'ibigwi bikomeye cyane mu marushanwa. Urugero twavuga cyane nk'aho yaje kuri stade ya Gicumbi igakubita ikuzura agatanga indirimbo n'imirongo bikomeye cyane, abaje bose kureba iby'amarushanwa bagataha bishimye. Icyo gihembo rero kikaba cyarahawe Jay Polly, agahabwa igikombe na sheke ya miliyoni 24. Bityo rero iki gikombe cyarushijeho kumugira umuhanzi ukunzwe cyane kandi wanyuze benshi. Kubw'icyo gihembo rero umuhanzi Jay Polly yari amaze kubona no kubw'umutima we wo guca bugufi no gushaka guteza imbere abashaka kuzamuka, yagize igitekerezo. Icyo gihe rero umuraperi Jay Polly yagize igitekerezo cyo guteza imbere injyana ya hip hop, aho yashakaga kuzenguruka u Rwanda ashaka abana bafite impano mu kuririmba hip hop, akaba yabagenera n'ibihembo binyuze muri cyo yari yarise hip hop award. Rero ntabwo ibigwi byarangiriye aho ngaho gusa, kuko uyu muhanzi nubwo agiye, twizere ko agiye mu wundi buzima tuzongera tukabonana. Mu mwaka wa 2018 yakoze amateka atarakorwa n'undi munyarwanda uwo ari we wese, aho mu mwaka wa 2018 mu kwezi kwa Werurwe umuhanzi Rurangiranwa wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Davido yatunguranye aririmbana n'icyo cyamamare Rurangiranwa aricyo Joshua, ari tumenyereye cyane ku mazina ya Jay Polly. Yatunguye abantu aririmbana n'icyo cyamamare Rurangiranwa mu nkubito z'umuziki nyarwanda na Jay Polly mu ndirimbo ye igira iti twubatse ahakomeye. Bityo iyo ikaba imwe mu ndirimbo z'agatangaza zasohokaga mu kanwa k'uwo muhanzi, dore ko iyo zinjiraga mu mvumba z'amatwi z'uwumva uwo muziki, buri umwe wese yumvaga impamvu Imana yaremye umuntu ikamusezeranya ko mu ijuru iwacu wa twese ngo tuzaba twitungiwe n'umuziki n'amatunda, aribyo bimenyerewe ku mazina yo kuramya no guhimbaza kubizera. Ibyo rero twavugaga akaba ari
ibikorwa byabashije gukorwa, bimwe mu bikorwa byabashije gukorwa n'umuhanzi Jay Paul ubwo yari akiri muri ubu buzima bwa hano mu isi. Ubu rero akaba yamaze kujya mu bundi buzima, ariko bikaba bigoye ko byakwira mu mutwe wumva iyi nkuru. Gusa natwe dukomeje kwihanganisha inshuti, umuryango n'abavandimwe b'umuhanzi Jay Paul. Tukaba tugiye kubashyiriraho ikiganiro kijyanye n'uburyo Jay Paul yasobanuye ukuntu yafashwe na RIB igaragaza bimwe mu byaha akurikiranyweho ubwo yinjiraga muri kasho za RIB. Turabashimiye kandi twihanganishe buri wese wakundaga kandi wumvaga ibihangano by'umuhanzi Jay Paul. Imana imuruko ridashira. Tukaba tuboneyeho umwanya wo kubashyiriraho video yakozwe ubwo hagaragazwaga umuhanzi Jay Paul, we nabo bari bakurikiranyweho ibyaha bimwe bari mu maboko ya RIB. Hano ni ukubera kwangiza amabwiriza ya COVID-19. Byagenze gute? Turavuga cyane kugira ngo abantu bumve byagenze gute, mwayangize gute? Twari mu rugo banjye kwa gatanu, uwo bita Dr. Rodrigue niwe wampamagaye ambwira ko hari abatipe bavuye muri Amerika bafite deal, bafite umwe no muri Tanzania afite imirima minini bahinga imiceri, ko bashaka expandinga ibintu byabo bikagera no mu Rwanda. Bwari mu rwego rwo kuduhuza kugira ngo tubiganireho, dukore contract hanyuma dutangire gukorana mu buryo bwo kwamamaza. Nubwo rero abo ngabo abanyamerika babiri n'umutanzania umwe twabaje kumamagara, turahura baza mu rugo. Njye mu rugo nari ndi kumwe n'abantu babiri, murumuna wanjye ndetse n'undi muntu umwe. Baraza turavugana nk'iminota 40, ndasimbuka njya kuri studio gatoya, ndababwira ndagaruka, ariko niba mufite kugenda amasaha harimo arakura. Mvuye studio ndagaruka ndahabasanga, nsanga barimo baranywa ariko bagiye gutaha. Njye mpita njya kuryama ko nari naniwe. Mu kubyuka rero nsanga ngo polisi iri hano, hari n'abantu benshi ntazi uko bahageze, nari ndyamye. Ndabyuka batuzana ahangaha, yako twari benshi, urumva ko iwanjye uko babona gutyo babasanze mu rugo bose 12. Hanyuma mu byo polisi yatubwiye mbere nuko babasanganye n'ibiyobyabwenge birimo n'urumogi. Nawe warabibonye? Ibyo ntago mbizi kabisa, kuko icyo nzi nuko twangije amabwiriza ko haje abantu benshi kandi ni iwanjye, ariko ibyo bindi byo ntabyo nzi kabisa. Ntabyo wamenye? Depo batubwira aba bantu bari baje bawe kudusura ni ikirori nasobanuye. Abari baje kundeba nabo twari tugiye gukorana deal, aba banyamerika n'umutanzania umwe. Ibyo twaranabirangije. Abandi uko bagiye baza, urumva nagiye kuri studio ndagaruka ndaryama, ubwo baragiye bahamagarana nyine ça arrive, byayibaho. Uremera ko warenze mwarenze? Ndabyemera kandi ndabisabira imbabazi rwose. Je babafatiye hehe? Mwari muri abantu bangahe? Nababwiye badufatiye mu rugo Kibagabaga wantuye. Abantu bangahe? Dore ngabo bara nta kibazo. Sinavuga kuko babasanze iwanjye, ntago ari njye wabatumiye. Buri wese arakubwira uwamutumiye,
hari imiti igikoreshwa n'abasore mu buryo bwo gutera akabariro neza yitwa puturi ngo nayo bayisanze iwawe Jay Polly. Ibyo bintu ntabyo nzi byose apati ibyo nababwiye ibindi byose ntabwo babikweretse babihafagiye. Ntabwo rwose ibyo mbizi nabikubwira mbizi. Jay Polly turetse ibyo wafatiwemo icyari no kuri ngubu uri imbere y'itangazamakuru ndetse na polisi yagufashe uravuga uti narangije deal yo kwamamaza nabo uvuze haruguru ntufite ubwoba ko ibi biri bubi cyasha kuri we ku buryo ushobora kubura iyo deal? Amategeko n'amabwiriza ya covid afite ibihano byayo. Icyo navuga cyo nuko twakoze ikosa rikomeye, haje kuza abandi bantu batari bari muri deal, ariko inshallah turatanga ibishoboka byose amande n'ibyo bihano bigenwe, kandi turacyasaba imbabazi ku giti cyanjye, ndacyasaba imbabazi. Covid iracyariho, abantu nicyo nababwira. Biravugwa ko mwese mwe mufite ibipapuro byo kugaragaza ko mwipimishije covid. Oya, ibyo ngibyo n'ibindi byo nagiye menya nyuma ngo dogiteri ngo yari yabahaye impapuro ngo zo ko ibyo ni ibyabo bakoze imbere. Ngiye deal nari ngiye kuvugana nabo niyo kwamamaza imiceri yabo. Jay Polly uri mu bantu b'ibyamamare hano mu Rwanda ndetse hari no hanze, ugaragaye mu makosa nk'ayo kurenga ku mabwiriza ya leta, ni nk'iki wabwira abaturarwanda n'abafana bawe cyangwa se n'abandi bahanzi bagenzi bawe? Ibi ngibi rwose tubimazemo igihe, ni ikosa ryabaye intentionally kuko siko nabishakaga, ntabwo yari ikirori, nta party yemeye muri kino gihe, nta nubwo ari party nayo nakoze. Icyari kigambiriwe nuko twagomba gukora deal yo kubamamariza imiceri yabo, hanyuma ubwo kugenda kwanjye ngiye studio nubwo bisanzuye batangira guhamagara nanjye, ariko ntabwo banganaga gutya, ahubwo mbyutse polisi yageze mbyutse nibwo nabonye abantu bangana gutya n'ibyo byose. Ariko icyo nababwira, duhere ku bafana banjye mbasaba imbabazi kubera ko nk'umunyarwanda ndetse w'umuhanzi banakunda, nakoze ikosa cyane ryo kurenga ku mabwiriza yagenwe yo kwirinda COVID-19. Ndabasaba imbabazi, ndasaba abanyarwanda bose imbabazi kuko bibagiraho ingaruka zikomeye cyane. Ntabwo ari ukuvuga ngo ndasaba imbabazi kubera ko nafashwe, ahubwo ndasaba imbabazi kubera ko ibyo nakoze hari umuntu wenda washoboraga kuza afite covid akayispreading ikaba yagera n'ahandi hose, n'ugumya kwihererekanya. Ibyo ndabisabira imbabazi abanyarwanda, nkabisabira imbabazi abahanzi bagenzi banje, nkabisabira imbabazi polisi y'u Rwanda, kandi ndiyemeza ko ibi byose nibirangira ndasohora indirimbo kabisa yo kurwanya covid-19. Nitwa Rodrigue Maniriho, nkorera ku bitaro bya Kibagabaga. Uri umuganga? Ndi lab scientist. None biravugwa ko kandi biragaragara ko igipapuro cyasohotse kigaragaza ibisubizo by'aba bari hano ko ngo abapimye bakaba nta covid bafite, koko abaha ibisubizo babapimye cyangwa? Nasobanurira ibyo nshinjwa, hari n'intoze na certificate neretswe iyo yitwa Amina. Mu by'ukuri imyirondoro yari yazanwe n'uwitwa Habumugisha Innocent. Ndi umuntu wagize uruhare cyane mu kurwanya corona muri kino gihugu, ni nanjye wakiriye umurwayi wa mbere wa corona, ndanakora cyane, nkorera command post, nari team leader wa field teams. Covid ni ibintu nsobanukiwe cyane kandi nagize mu ruhare mu kurwanya nkuko mbibabwiye, nk'umuntu watangiye surveillance imbere yayo nkayakira n'umurwayi wayo wa mbere. Ingaruka zayo ndazizi ku buryo kwica amabwiriza yayo nkana atari ikintu nakwishimira. Gusa habaho guteshuka, nk'ubwo iyo myirondoro nari nyizaniwe n'umubyara wanjye witwa Habumugisha Innocent, ari nko gufasha umuvandimwe. Ndifuza gusaba abanyarwanda bose imbabazi mu gihugu kubera iryo kosa ryaba ryarabayeho kuri uwo muntu. Ni umuntu umwe wenyine ufite icyo cyangombwa, imyirondoro wahaye icyangombwa yari yigeze ipimwaho? Yari yambwiye ko yakoresheje test rapide ariko ntago ari byo bari bamupima. Hanyuma uravuga umuntu umwe mu gihe hano dufite itsinda ry'abantu benshi, umwe ni benshi ni bangahe? Aba bantu bari hano ntago bari hano bafite
ibimenyetso bya covid bari hano kubera ko bafashwe barenze ku mabwiriza ya covid aho bari mu rugo kwa Jay Polly. Ntabwo nsanzwe mbikora. Hari ikiguzi wari wemerewe? Oya. Hari amakuru avuga ko atari aba gusa hari n'abanyamahanga babihaye. Nkuko nabikubwiye ntago ndahamwa n'icyaha bizaca mu rukiko, ibyo ngibyo tuzabisobanura tuvuye mu rukiko. Urahakana ibyo bavuga by'uko polisi ibisubizo mpimbano? Hari igisubizo mpimbano neretswe nkuko nababwiye imyirondoro yaturutse kuri mubyara wanjye Habumugisha Innocent. Icyo cyo ndumva nkibuka kuko hanyuma amakuru yuko igisubizo mpimbano ukwishyura 15,000 kandi ufite ahantu ukorera atari no kwa muganga. Nibyo no kubesha abantu bivugira ibyo bashaka ariko nibabona gihamya ubwo Ibyo wemera wakoze bikorera kwa muganga. Abantu bose bahawe ibisubizo binturutseho barapimwe. Hanyuma uravuga ko uri niwe wakiriye umuntu wa mbere wa covid. Yego. None ubu ngubu uri imbere y'itangazamakuru kubera ko watanze icyo cyangombwa ngo cya results z'abantu batigeze umuntu utarigeze apimwa. Urumva bisobanuye iki kuri wowe cyangwa urumva hari isomo rya byose rwahaye? Nkuko nabibabwiye hari igihe nta muntu udakosa. Niyo mpamvu navuze nti ndasaba abanyarwanda n'u Rwanda ubwarwo imbabazi kuri ibyo bintu byabaye. None nta ngaruka byagira ku bitaro wakoreraga? Oya, ibitaro nakoreraga nta ngaruka zakagombye kubaho mo kubera yuko ntago nabikoze mu izina ry'ibitaro. Ese uwo muntu wahaye icyo cyangombwa wagira ngo umufashe gukora iki cyari cyo kugera kuri? Bari bambwiye ko afite interview y'akazi. Hanyuma unatubwire impamvu uri hano. Yego, nitwa Mutabonwa Shemsa. Naje Kigali hashize ibyumweru 3 wenda n'iminsi. Hari umushuti wanjye witwa Setia yari yamamagaye ngo nze dusangire ku bashuti biwe. Nagiye nazi ko bari abantu bose nta n'umwe nzimo, nzuri ya mushuti wanjye witwa Setia na undi muntu nzi yambwiye ngo nze dusangire. Mu bantu benshi nazi. Bikuviriyemo icyaha uyu munsi uri kuri polisi? Byamviriyemo icyaha. Bisobanuye iki kuri wowe? Bisobanuye ko nazongera kugenda nyine ahantu umuntu amamagaye namuzi cyane. Naturutse hehe ko bivuga ko waturutse muri ya mirenge yo muri Huye? Naturutse Imbazi. Muhe Murenge wa Mbazi. Akarere ka Huye. Waje utese ko uwo murenge uri muri? Naje lockdown itaraba. Hanyuma mu bintu bavuga basanze aho babasanze harimo n'ibiyobyabwenge nk'aba hari barabibonye by'ibiyobyabwenge iki? Ngiye by'ibiyobyabwenge nari nicaye muri salo, urumva ahantu ugeze bwa mbere ntago wajya kwisanzura ngo ugende kwinjira. Ngiye nari nicaye mu ntebe ntago byangu by'ibiyobyabwenge, ahubwo numvishe polisi zije nungurwa no kubona babizanye ngena nubwo nigize nanabibona. Muri uko gusangira wowe wakoreshaga inzoga gusa? Ngiye kuri uko gusangira ahubwo ngiye bakiza nari maze mu Heineken imwe nibwo nari nyihagera. Byari nko mu masaa 11 saa 8 ni kuwa kangahe? Kwa gatanu. Biravuga ko mwafatiwe kwa Jay Polly muraziranye? Jay Polly ntago muzi, nibwo bwa mbere nari mubonye. Ninde wagutumye kwa Jay Polly wagezeho? N'umushuti wanjye witwa Setia yaramamagaye arambwira ati Naira uri hehe? Ndamubwira ati njyewe ndi kwa mukuru wanjye ko naje gusura mukuru wanjye Masaka. Ati se waje tugasangira ahantu ndi? Ndamubwira ati ngo ngwino hari amayoga. Ndamubwira ati njyewe reka nakuru hwishyamba mbone kuza. Arambwira ati ngwino. Niko kugenda nyine ngisanga muri bari abantu. Imbazi imbere igiye muri lockdown baragutumiye Heineken kamwe polisi ziraje ragufashe biguhaye iriye somo? Ntabwo nzongera kujya nyine mu bintu nka biriya bidafite agaciro. Abandi urababwira iki bagenzi bawe batazi ko iyo wafatanywe icyaha cyo ikosa byo kutirinda covid ingaruka nizi ngizi? Ingaruka nyine ni ugufungwa. Urababwira iki abandi? Ndababwira nyine birinde. Turakoze cyane.
yego nibyo buriya ushobora kuranga ku mabwiriza yo kwirinda kino cyorezo cyo ni kimwe, ariko twagiye tuvuga kenshi ko hari ubwo bigaragara ko hari n'ibindi byaha ushobora kwisangamo nka biriya bisubizo mpimbano. Byumvikana rero yuko aba bantu uretse kurenga ku mabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19 urumva hari n'ibindi byaha bashobora kuba bari bukurikiranweho. Hari biriya bisubizo mpimbano bitemewe kandi umva ko umuntu ashobora kuba nabicuruza, ibyo birakurikiranwa n'inzego zibishinzwe zikora iperereza ryimbitse, ariko nawe arabyemerera yuko nyine hari ibisubizo mpimbano. Icya kabiri ni ibiyobyabwenge byasanzwe hari aho bari, ibyo nabyo bigira uburyo bikurikiranwa. Abantu rero rwose bareke kwikurura ibibazo,